twari twatumiye Tiger B yamaze kuhagera rero The Ben ikaze mu rubuga rw'imikino. Merci beaucoup. Na mahoro Abana masa kabisa. Karibuni bana. Ibintu byose ni inshallah. Inshallah. Weekend se imeze biti? Weekend ni fresh. Kazuba ni fresh, akayaga. Mu bice bimwe na bimwe bya Kigali. Ibintu byose ni inshallah. Kuva watangira umuziki ibiganiro bya siporo kandi agiyemo n'ibingahe? Abo cyo nyina. Ari nicyo cyambere. Gari bari sportif bakita urubuga rw'imikino. Ariko ngo baranga abasportif dufitanye beef na Ben. Ngo yari rutayizamu ukomeye cyane ngo yari umediateur. Wari umediateur. Kandi bava ko wakinaga ngo utsinda ibitego cyane. Of course dari bagizavu byatare ko nabaga ndi right there, assisting. Ako kariyeri yawe umuziki warayirangije ubwo nyuma y'umwataka. Pretty much the Messi of today. Agiye haba mu bicu hanya. I was literally all over the place. Nabaga ndahari hose kabisa. Ariko byasiriye by the way. Wari umukikinira nk'ikigo mu gihe cyawe? Ufite gwe nuvuga ngo muri primaire nakinaga ikigo kandi ibigo nagera mbikina ndi mu myaka yo hasi. Mu kera wasangaga ikigo abagikirira bahera muri 5e kugera 6e. Nje nakina ikigo nyine muri 4e. Muri primaire. Ngeze muri secondaire nabonye ikina ndi mu nko I think mu mbere nakinaga ikigo nabo. All the way kugera muri mu wakane bwo nagize scholarship igahini ya football. Muri gahini nagiyeyo nabaza kipepe na bandori kuri abagiyeyo bari kuri scholarship. Bende twahageze bandori bagenda basohoka. Ariko nabo nkuko ufite bo bari bahari nabo nk'abantu babitaga bahashye. So that's The Ben kanganje ngo nawe wari umuhashyi niba waragize scholarship. We ntabwo ari umuhashyi wari gera natsindiye gahini ariko mageze basagire na football birakaze. Abahanzi bahita bayikura ahubwo ndiko jyayo. Abantu bazaga ku kigo batabimerita kwa. Ahubwo babazanaga gukina ariko bakabakuraho na Minerval bakajya bakinira ikigo gusa. Hanyuma waje kubireka gute CDB? Urebye ibintu umuntu watumye mbivabo abana. Ni umugabo wambaye ikanzu y'umweru. Muyoboke turamushinja kutajya mu gikombe cya Afrika. Ariko cyane Tom yasanze garavuga ati you stupid. Ntabwo bikunda. Ati vamo uko Tom twahuriye gahini niho yambwira ati no you can't. Bijyanye no na football wowe ubuhagaze he? Burya rero bwari umufana ukomeye wa Manchester. Ukumva Tom na none abone sawa cyane. Numani ukomeye cyane. Tom namwe influence. I don't think so. Gusa nyine Tom buro byajyaga twasaga duhuje ibintu byose. Ariko numufana ukomeye wa Manchester gusa yitangiye kuzana iboro by'uburofa. Itajya kuri Lakers nita shift ebana muri itajya kuri Lakers. Najya kuri Lakers nkaba muri Lakers nawe nkibera muri Lakers Folobe nabona Manchester garutse negaba muri. So ugira amahano football nkakunda na basket byata. Abane Lakers ni ikipe. Lakers sawa cyane. Abantu Lakers nkabona umufana ukomeye wa LeBron James muri basket. Hanyuma ubijyanye no mu Rwanda. Uhagaze he? Rwanda rero magaze ku Mavubi biteye ubwo. Amavubi yonyine. Nkunda Amavubi byatari buriya ikindi kintu uramutse ushatse mu rukundo rwimbitse usanga mfite urukundo ruri hagati ya APR, Rayon Sport na Kiyovu. Amakipe kwa atatu. Uvuye ngumva ko wigenje. Ikipe nkuru z'inyarugenge tugomba kuzisangiza urukundo. Uyu mutima wa Debere n'usanzwe. Awereza amakipe menshi. Hano mu Rwanda kabisa usanga cyane ko n'abakinnyi benshi especially navuga ko bari mu I think abungu bene na tuziranye cyane usibye wenda ba Emily ariko nkaba Iranzi Jean Claude barabashumi banje byatari bari inshuti zanjye ubwo asanga Iranzi nimba ari muri APR wasanye na APR nyine nyiri nyuma byatari bwacya twasanga wenda nka Kimenyi n'inshuti yanjye nakumva wenda yigeze muri Rayon ngasanga of course I want to make sure ndashaka ko nawatsinda nkumva ngiye kuri Rayon gutyo byabaga bimeze bityo.
yes ndumva ari uko gahunda zimeze hari abajya bavuga bati rero nubwo wenda ikiragano cyabo kirimo kirarangira hagati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo batari ko byanga bikunda buri muntu wese ku isi ukurikira umupira barafashe uruhande mbere yuko basoza kariyeri zabo wowe wari uhagaze he muri kiragano cya Messi na Cristiano sasa aho ngaho rero ngiye namasobanura gutya kandi ngiye kuba honest ntabwo ndi kubiasing so buriya unemera ko mu byo kwigiraho cyane nakwigira kuri Cristiano but mu mpano iri pure na iha Messi so rero impano iri pure ni ya Messi ariko mu byo umuntu wanyinspire hagati y'ababiri nakuba nawe inspired by Cristiano mu yandi magambo ndamye concludinze nakwisanga nkunda Cristiano ariko nkemera ko Messi ari bien ubwo impamvu ukunda Cristiano nkunda he's the truest cyangwa se the perfect example y'umuntu ushobora kuba adafite impano nyinshi ariko akaba ari at the peak of the game ni ukuvuga ngo he represents a lot of things when it comes to ni umuntu ushobora kuvuga uti ntabwo mfite impano ingana na Messi for instance ariko nzamakinga sure ko ndi top 2 worldwide icyo kintu ntabwo gisanzwe tu muri rusange rero mu gikombe cy'isi cyararangiye warafanaga ikipe y'igihugu ihe mu gikombe cy'isi obviously nahera ku banyafurika bose bagenda badukoshona nahera ku banyafurika bose bagenda batuvamo nahera kuri Senegal then njyama kuri Maroc then birangiye ariko nibaza ko towards the end nahise nisanga ndi mu Bafaransa nabo baradukoshana byataye hanyuma tujye ku gice cya entertainment Summer Country Tour yagenze gute unfortunately nyine yabaye hat-trick tugeze kuri hat-trick byahise bisaba ka balance then bita biba byahise bisaba ka balance then bigenda uko twabigenje but you know it was a good thing I think the experience nziza industry yacu yari ikeneye shout out to the whole team behind it guhera kuri Bruce bagaye 155 yose nibaza ko bakoze bazanye concept ya bien and izana umunezero mu Banyarwanda mu bice byose twagezemo by'igihugu abantu barishimaga biteye ubwoba ikusiko nubwo igikombe cy'isi cyari kiri kujya mbere wabonaga ko Summer Country Tour yabyimbye byatari yabyimbye kurusha ikintu cyose kiri mu gihugu and I think it had a lot to do with how babiteguye how you know n'abahanzi bari involved experience wakuyemo ni iyi experience nakuyemo ngira ngo ni yuko dufite abakunzi mu gihugu mu bice byose bitandukanye by'igihugu bari very very nyine banyabo cyane dufite abafana kandi bifuza ko tubegera Summer Country Tour yanyeretse nyine ko mu by'ukuri aba bantu babanyotewe umuziki wacu babanyotewe kutubona duhari wabonaga nyine uburyo ubwitabire bwabaga biteye ubwoba abantu babaga bari very very happy ubona nyine abana you know concert yajyaga kurangira ugasanga nimba uri nko mu modoka utashye usubiye nk'i Kigali utwaye nk'ibirometero hafi nka 20 ukabona hari abantu bakigenda mu muhanda bari gutaha bavuye ahantu hangana nka 20 km away hari abantu nahoze nganira nabo bati nyuma yo gusohora indirimbo Nshya Summer Country Tour arayifunze ngo ubwo naho utaha wenda nuzuza kuri experience yabonye ko abafana baba bategereje ari benshi cyane cyane kuri abahanzi bakuru navuga ngo bazanye modernization ku bijyanye n'umuziki wo mu Rwanda kongeraho na experience ya King James wakoze iminsi 2 urukundo bamweretse Urban Boys nayo yari hano urukundo bayeretse ntacyo bigiye guhindura ku bijyanye na momentum y'uburyo urekura indirimbo kuko wabonye ko abantu baba bagutegereje ari benshi yes navuga ngo yego impamvu ziri butume
abantu babona ibyo bakwiye kubona wenda zimwe zirenze n'izo ngizo ariko izo nazo ziri kuri list kabisa uburyo ki abanyarwanda baba bafite birasa nkaho abantu bacu abafana muri rusange hirya no hino ku isi banyotewe ibintu tubaha I think bamaze gukonfirma ko iwacu mu Rwanda ibintu bihava ntago bapfa kubibona ahandi and iyo tubasinziriza iyo tubatinza iyo tutabibaha mu gihe gikwiriye I feel like tuba turi kwahemukira cyane so rero yeah it's about time yeah momentum ni igomba gukomezwa so urayifunze ku mugaragaro bategereza iyo utaha wapi kabisa I think maybe try kugisubiza dufite ibintu bitebwa muri studio and we won't stop until turekura ibintu byatara bene kugira ngo dukubitemo akantu ka shamura se ntiwadukubita nka chorus live ya inshallah kantu katoya cyane inshallah ritangira gute ubu ntabwo wakayifashe nawe gita inshallah nzakwambika impeta inshallah I believe you the one nakizabihindura ningira umugisha inshallah leveleme zaveleme ndumva ngira ngo abashaka indirimbo ya inshallah ya Deben yamaze kugera hanze bashobora kujya kuri YouTube ni si Deben yes Ben ikibazo nibajije kuri iyi ndirimbo ngira ngo ejo bundi narindi no muri Kigali natubwira yuko igomba gusohoka turi muri Genesis Comedy igitekerezo cy'indirimbo cyubakiye kuki inspiration yaturutse kuki kugira ngo iyi ndirimbo uyisohore indirimbo ifite inspiration zigiye zitandukanye bageremo mikoro gatoya indirimbo ifite inspiration zigiye zitandukanye n'abantu bagiye batandukanye bagiye bagiramo uruhare initially twashaka gukora indirimbo nyine twashaka gukora a summer hit and then duhuza dukora critical mass ya team yadufasha kugira ngo do creating something big like that harimo amazina menshi cyane ndashaka no kuba shout out bagiye batandukanye obviously apart from me and Medbeat ko nitwegira ngo nitwe mu by'ukuri twubatse iki kintu cyane ariko abantu nk'aba Kevin Kade abantu nk'aba Zizu Al Pacino abantu nk'aba DS Dollar abantu ba Confi shout out to Confi contributed Confi umuhanzi muramuzi umwana mwiza cyane abantu nk'aba Element as well bose bagiye ba playing a role runaka kugira ngo indirimbo igire ubuzima so yeah ni igitekerezo mu by'ukuri twagize we just wanted to do a summer hit but of course twakoresha ubwonko bugiye butandukanye kugira ngo tugire ikintu cyatari Murakoze cyane twinjiye mu gice cya nyuma cy'ibibazo n'ibitekerezo by'abakunzi bacu mpere ku byiganjemo kuri YouTube dushimira n'abantu hafi 2000 dukurikiye kuri live stream ya YouTube ibyo nabonye babajije babigarutseho bavuze ngo Deben atubwire amanaginga gute umuziki akora ndetse nibiba bimuvugwaho bitari byiza cyane cyane nk'ibyavuzwe ku rugo rwe na Pamela abivugaho iki ese abihuza gute n'umuziki nta mbogamizi nimwe bimutera mu gukora umuziki last time hari ibyavuzwe abanyamakuru natwe nyine rimwe na rimwe ngira ngo turarengera twinjira dushaka za ndani zitari na ngombwa rimwe na rimwe zinjira no mu rugo rw'umuntu muri vie privé y'urugo rw'umuntu biriya bintu wabifashe gute ubihandoringa gute ari byo mfata nkaho ntacyo bivuze mu by'ukuri I think nabyo byari bikiri kuri iyo level hari level birenga ukavuga ati okay now I need to pay attention nkamenya naho bituruka nkamenya n'impamvu ndetse wenda nkaba nabigeza aho bigomba kujya ariko biriya nabibonaga nyine nk'ibintu nkwiye guca amazi byatari so kandi nibaza ko njya mbasha guca amazi ibintu bidafite akamaro nkavuga ntabwo ndi bubitindeho so mbasha kubihanduringa gutyo mbasha nyine gukomera nka moving forward Mama Runa ameze neza ameze bonbon nta kibazo namahoro cyane umudusuhurize ndamutashye hanyuma mu bindi bibazo nabonye byagarutse cyane ngo ateguye gute niyo groove
yaba ari itangiro kuri iyi ndirimbo kuko tugeze mu kwa 8 yego n'amezi yagiye wamugana reka mvuge ngo bashonje bayishiwe Ben kukunda kubizeza nk'inshara twayivuze mu mezi abiri ashize none ubu ntabwo tuzategereza akantu ko kuvuga utuntu wenda tugende nk'uko ntabwo dupanze most of the time biterwa n'urukundo bwinshi ufite uri zareba uzacunge abantu abagira yes cyane mu kanwa kabo bagunda guterwa amabuye ariko kenshi usanga ari mu by'ukuri baba bamininga ibyo bavuga ariko none ugasanga bagize obstacle runaka zibabagira ariko like if you think about it umuntu iruvyaga cyangwa ati uzaje kuri anniversaire yanjye ejo ufite anniversaire mara uzaje anniversaire zaza ukahita umwemera ako kanya ukibega ko wenda ugomba kujya mu bukwe bwa midbeat rero ugasanga wemega wode zimwe muri defugira ngo ntabwo ujye uhakana nicyo ubwo nyine you are being too nice mbashirira no gutabara abantu benshi bameze nkanye so mu by'ukuri kenshi ntabwo bifite aho bihuriye no kuba umuntu yabeshya on purpose cyangwa se yavuze ikintu atari bukore ahubwo ni kwa kundi wisanga you just want to do a lot of things for a lot of people n'ibihe ugasanga nyine ugipanga so uko twisanga kenshi ariko mu by'ukuri initially ushaka gukora ikintu kizima kandi gikwiriye undi ati The Ben nubwo wenda amakipe yacu atarabimusaba sinzi niba yarabimusabye ariko se nta kuntu yazakorana na Rayon Sport na APR akazaririmba indirimbo za aya ekipe ikindi nta kuntu yazaririmba nko muri derby kuri stade Amahoro ko tumushaka icyo cyaba ari cyabamuha akazi ngira ngo twari tugiye no kubikoresha ubundi I think ntibyahura n'imibare cyane ariko atizaba Tangiye genda amakipe yacu koko ntabwo nshaka kubivugaho reka duhe umwanya na Muyoboke nk'umuntu utegura ibitaramo hanyuma The Ben abasubize ku kijyanye ngo no gukorera indirimbo za Rayon kubakorera Rayon cyangwa gukorera APR nta gitekerezo ugira bo ntabwo nabwo nta kintu njya ngira ibintu byinshi bijyanye n'umuziki kenshi uzanye bijya biba randomly you never know nshaka kwisanga nayikoze ariko I try to stay mu kababo nyine katarimo kwisanga nakoze indirimbo runaka cyangwa se nafanye ikipe runaka bisigaza ku mutima wanjye kurusha uko nabishyira hanze hari abavuze bati kuki akunda kuduha indirimbo yarakererewe cyane ni ikihe kibazo kibitera aho kugira ngo mvuge ikibitera reka musabe imbabazi ubundi reka mwereke buri mugabo urusaba imbabazi jewe kabisa mubabare kabisa jewe usabye imbabazi abakunzi bawe ku mugabo usarago bizongera I promise you ibi bintu ntabwo bizongera because you know nikane no kwisobanura yewe mumbabarire oya wikwisobanura umuntu asabye imbabazi nta kintu arenza nta kintu arenzaho jewe kabisa eba nanjye kukirenza ariko bavuze ko nta kundi oya ntabwo wakirenza yasabye imbabazi yasabye imbabazi hanyuma ati ntimumurekure mutamubajije akunda gukora siporo guterura ibyuma gukora gym ariko se ubundi The Ben ni muntu ki akunda kurya iki Pamela iyo avuye muri gym Pamela amugaburira iki agakoma ka soya oya kubona Ben nashakaga kuvuga sosoma bro ntabwo nashaka kuvuga soya ahubwo naje kwisaba mvuze soya so I meant to say sosoma agakoma ka sosoma gira n'ibyago niyo ne imbogo mu kinyarwanda cy'iwacu bana abantu bari tayari ariko se bimeze oya ngiye birakabije ngiye abantu nubango abatipa bari tayari agakoma kazo nsigaye nana posting ifoto isanzwe manje ndiwe nko kujya magati muri comment ugashyiramo ushaka turabona ngo soya mbiri bana Medbit mu muziki nyarwanda hari ikintu dukumbuye wenda na Muyoboke araza kudufasha ari ikintu cy'ama all star tudaherutse kubona mu muziki wa hano nk'aba producer mu bitekereza ikiko tuzizarambona gaseka zira ndirimbo za kiragiye zirimo abahanzi benshi wenda na Ben niba nk'umuhanzi nawe ni icyo abona cyabuze ko tudaheruka kubona ama all star na Muyoboke wenda aze kutubwira I think mu myaka 5 kuva covid yarangira abahanzi bose buri wese yari focused ku bintu bye
kandi urebye iterambere ry'abahanzi mu myaka 5 ishize ubona ko buri muntu ari ahantu yavuye ari ahantu yageze so ubu ngubu icyo gihe cyo kongera gukora ibyo bintu nk'ukuntu babikoze like imyaka 10 ishize ubu ngubu nicyo gihe noneho umuhanzi nka Ben avuga ngo reka mfate abapeti bangahe bazamutse mfate wenda n'abandi banyegereye dukora icyo kintu ariko imyaka ishize ari ukuntu abantu cyambere bari bavuye muri covid bari kwisuganya abandi nyine buri wese ari kureba ibye so but this is the right time yo gukora ikintu nk'icyo ngicyo kandi I believe ko tubikore soon ikindi nakongeraho numuhamagariza ubimubaze niyo wabikoraga niyo bicitse niyo mwabibo Zo Pacino should tell us why he hasn't done anything like that yet. Ben agize neza ati duhamagariza buriya gukora All Star akenshi ntabwo bikorwa n'abapromoter buriya uzacunge ku isi usanga bari bahuza abahanzi bakabikora zera bikoze bigenda neza nza kumwigana ku ndirimbo yitwa Ndaryohewe fata abapeti batari banazwe muri game indirimbo za kuba nini cyane so rero ubwo Medibit yabyumvise ndamutera ahubwo ntabwo mvata nk'amahaye gahunda gufata abandi baketi turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu The Ben ubutumwa noneho ugenera abakunzi bawe hari aho nabonye ba Nyagatare bati The Ben umuntu yifuza kumuha inka byagenda gute barifuza kugabira arizo bamuhaye n'izataza bamuhaye inka nyinshi cyane ahubwo nabo ngabo batugeraho tujye gukora ubwatsi aya nabo babyanditsemo bati rwose The Ben dushaka kumuha inka twamubona gute ari umuntu wabaje wa mugani abifuza guha inka bakubona gute uzakora ubwatsi ubivemo ikintu gihari cyo kora kugira ngo nkomeze guhabwa biriya biboro by'ibinuza biriya portrait biriya byo kushushanya n'amafoto ubwo niba ari let me tell you something first of all shout out kon bose bagiye babikora ni n'ibintu bigaragaza urukundo umuntu bikoze mu by'ukuri abashatse kugaragaza ko ashikiye umuntu imodoka yanjye iruzuye ibyo baguha ejo bundi ariko ikibazo gihari my brothers biriya biboro bigenda bikaba byinshi ukaba nawe bishyira ubu mu rugo namanitse ahantu hari irangi hagiye gushira kubera ko hari amatabo so rero abantu bashaka kumama taburo mu menga kabisa bakwiri uminga kabisa inka zo uwagira umuhanga wo gukura ubwatsi I will always be there. Bene hari umuntu wanditse ubutumwa agaruka kuri hip hop ya kera ni nako ubwo yubakira kuri impano za Tough Gang. Bene ni inshuti y'abaraperi wari inshuti y'abaraperi no bari avuga ngo ubona itari migenda hip hop ariko ngereka shushanya ikibazo gutya ko nari bukikubaza twari tuza abaraperi n'abakavuyo bajyari ndibuka indirimbo itonde ijambo nyamukuru Green P mukorana indirimbo zigiye zitandukanye Tough Gangs ba Bulldog wabonaga na hip hop ari ukuntu izamuka ariko uri umwe mu bantu bari hafi yabo unabafasha mu gusunika nyine izamuka ryayo iyo urebye hip hop umuntu abaza tubona itari kugenda ikendera urebye icyo gihe niyo ubu ngubu ndamuze mvuze kuri gukenderana abambeshyi kuko abantu dufite aba hip hop artists beza byatari nanone kuko ntabwo twavuga ko nta rungu dufite ry'umuziki mwiza wa hip hop ko dufite ba Ishkeven ba Kid from Kigali ba Bruce the First. These guys are great. These guys are amazing. Urukumva ni benshi cyane ntabwo Kivumbi ni Martin Kivumbi King na ba mono muri hip hop. Yeah, cuz he's amazing. Kivumbi is up there. So urumva nibaza ko nta rungu dufite ya hip hop gusa aho difference yari muri barabagabo nita ko ari abantu badanje nuko the vibe bari bafite cyangwa se uburyo hip hop bari bafite bayitaga old school hip hop batumaga tutabura hip hop imwe ya old school kuko hip hop yabitandukanye ni ba Ishkeven bakora hip hop irahari kandi imeze neza cyane. I love these guys bari gukora hip hop yigiye ariko nyine we miss you know the vibe ya injana hari umuhungu witwa Zeo Trap anyibutsa tavuga bakoze ikintu gikomeye cyane kuko n'abajene batinyuka babushane mubona ukabona ko hip hop ikomeye barahari ubona ko babikora ko ugasanga
ariko ka kantu ka kera kaba bulldog bongere bakamisinga rwose cyane wenda tukiri kuri hip hop gatoya mutangira umuziki Ben akunda kugaruka kuntu mama pasiteri amubwira ati ibyo bintu ugiyemo bimeze bite muri batoya Green we yaje kujya muri rap gute kumugana yaradutunguye Green ofete Green aratungurana yabanje twishamo ubwo Green ari indirimbo ya gospel yabanje gusohora yakoranye n'umujene witwa Olivier wasingiye kuri Zion Temple niba Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde I think indirimbo yaciye kumara Green yagiraga verse ya kabiri kandi aririmba atari kurapato aba ari umukristo wa danje hanyuma debate na Jay Paul ubundi niwe waje kumihindura mama pasiteri yabyakiriye gute mama ofete amaze kwakira ibyanjye yahise ajya muri uwo mujyo tu yahise ajya muri uwo mujyo kuvuga ati ibi ngibi reka tubigenze gutya hanyuma debe muri iki gihe turimo leta y'u Rwanda ndetse n'inzego zitandukanye barimo baraca ikintu cyitwa ibyuma mu bajene mu rubyiruko niba mbyibuka neza niba atari ejo bundi nibwo umuvugizi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bwana Murangira BTL yavugaga yuko avuga ati igihe izi nganda zari zigikora twabonye abastari baba brand ambassadors bazamamaza none n'ubu ngubu turimo turabica kuko twasanze zitujuje ubuziranenge ku isoko bati nibagaruke bongere badufashe babere brand ambassador igihugu n'ubwabo babe brand ambassador ku bwabo duhashye ibi byuma bimaze urubyiruko bimaze abajene kandi ari Rwanda rw'ejo iyi dosiye wowe nka Deben uri umuhanzi munini mu gihugu uyivugaho iki muri rusange muri rusange I think bigarutse ejo bundi kuri agency muri rusange nuko igihe cyose ngewe ku giti cyanjye igihe cyose abayobozi bacu badressinze ikibazo badressinze mata runaka igomba guhagarara cyangwa se tugomba kugira umurongo tugenderaho ntabwo ndi mu bantu bazuyaza I just follow kuko nibaza ko icyubaro mbagomba no kuba n'ubushishozi baba bakoze nibaza ko nta kintu kibi batuzanira gusa nanone naje gukora naje kubaza mbaza nyine exactly what ibijya mbere nyine kuri ibyo bintu nsanga mu by'ukuri hari cases menshi y'abantu bagiye bahuma amaso abandi bitabye Imana so mu by'ukuri bina confirming n'ubundi byo mvuze leta yacu igihe cyose ibonye ko hari ikibazo iracyadressinga and we just have to make sure ko tugikurikije so nkahita nanaboneraho kubibwira urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange muhagarike ibyo byuma mu bigendere kure ni bibi for your health ku buzima bwanyu ni bibi completely ndumva ariyo message natanga banashimira ko ari benshi iyo ugeze kushimira aho nyagira ikibazo ko wowe wibagiwe ahita guhamagara bro really nuko tubanye maniga urumva ariko ndashimira first of all ndashimira my whole team mere kuri manager twicaranye kuri Faisal undi ruhande kuri Medbeat twicaranye kuri Jean Paul Nupuja Sino Pujeri Nupuja ashobora kuba ari gucunga umutekano w'ahantu posting hano na isenye wananda bandika urumva harimo David Bayingana harimo Kibonke harimo Captain Kibonke harimo Aga Promoter Joshua Jidena umushumba so many people man so many people nabonye Sarpongo avuga ati munsurize Deben Sarpongo shut up mwari mutista ariko mwari mari heme mwari mwese uri musanga hagama mwari mu ntago kwera twumva unyuzemo haya ngo unyuzemo umuntu anyuze mwari muramwemera se cyane I love him Rakaze cyane and shout out to Danizo as well dufite abana benshi abahanga muri content bakora ese ubona bigeze ko abahanzi bagira timu z'abafana
team z'abafana nka kumwe twabonaga mujyana muri Summer Country Tower ufite umufana umuhanzi n'umufana already bari team nkuko APR n'umufana ni team like it's literally team icyo nshaka ahubwo kubisobanura ni kimwe nuko it shouldn't be ntibyakabi biba sometimes agiye barengera ugasanga nimba umufana akunda The Ben ntagashaka kumva ibiyundi muntu I think to me I feel like that's wrong. I feel like biba byiza nimba ukunda Ben ariko hamatwi allow ufite buri kwihemukira allow your heart and your ears and byallowing kugira ngo byi experiencing ibindi bintu bimere kuko uburi kubibana nawe ubwawe ufite buri kwihemukira yo ushatse kwibana ngo ngiye nkunda kanaka gusa ku buryo no usanga kenshi niyo umuhanzi mbibona ku bafana bamwe na bamwe umuhanzi udafana yasohokera nk'igihugu tuvuge nagiye nko mu bihugu twegeranye cyangwa se kure ugasanga the other team cyangwa se umwe utari muri team ashaka ikintu cyose cyatuma umuhanzi ahanagiye ayaferinga kandi mu by'ukuri basohotse nk'igihugu so if we see an artist like let's say Mike Kayihura arasohotse yagiye gukora igitaramo nka Uganda we just tugomba kumukonsaringa nk'ari igihugu gisohotse afite idarapo ryacu he has to look good tugomba kumwisha ko tumuri inyuma I think aho niho bigomba guhindukira naho ibindi byose ni amahoro ariko icyo takubajije nubwo nari musezereye yenanye na collabo ziri international baravuze ngo kutayibye muri Tanzania ngo byifashe gute yabikomoje ngo Diamond ngo yari kuza mu Rwanda ngo ko wibera Uganda mushonje Jabunaniye kubyuzuza mushonje muyishiwe reka turekera aho wakoze cyane The Ben wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ikiganiro ni kimwe cy'urubuga rw'imikino uba ugomba gukoramo ibintu biremereye cyane n'ubutaha n'uzaba ufite ibintu biremereye uzajya uza abanyarwanda babonereho babyumve. Thank you my brother.